twapanze kubaha radiyo. Urabona hari ukuntu umugore n'umugabo bararyamye, umuriro urabuze, kandi umwana w'abandi hari ikintu cyamuzanye. Hari ntabwo waza umukangisha ngo umuriro wabuze, musakuriza abaturanyi. In case you don't know, hari n'igihe abana baba bakiri maso, kandi hari umwana urabizi aba bantu batangiranye igitego kimwe. Ubwo urumva haba hagomba yuko ikintu gituma urusaku utagira gute rwumvikana. So ninguha radiyo rero ntabwo nguha radiyo irenze iyo ntunzi wanjye. Ndagerageza tunganye, ntabwo nanganya babiri bishumwe. So wowe uraha radiyo Miki, njye ndayihaga promota. Narenga. Ariko ntago nzi impamvu ngiye Miki cyangwa Aga ntago nzuza busakuza hagati yabo. Ni yo mpamvu nanjye nkeneye kumenya ngo urusaku ruzaba ruturuka he. None se iradiyo zigira urusaku rwayo? None se nabo kukibasakuza baha iradiyo y'iki bajye bareka bakabiradiyo? Cyangwa n'urundi rusaku rwihariye? Ni rwa rusaku rwihariye. Bashyizemo n'akandi kantu ngo abana batumva. Urusaku rutumvwa n'abana ngiye sindarumenya. Ubwo rusaku rero rwumvwa n'abantu bakuru, ahubwo barumenya wisemo rutaduteranya. Kandi ikindi cya kabiri, hari ukuntu buri ngano buri kundi bajya kwa Miki, wasanga nibo bantu ba mbere bumvisha urusaku. Kubera ko bakunda kujyayo mu kabwibwe. No mu mataha y'inka. Yego sha. Abumva rusaku buri kantu buri nguni batanze radiyo amashyi menshi cyane.